izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo kuwa gatandatu w'icyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe bya liturujia B. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 43 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7a. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Umuntu uhoraho yantumyeho anjyana ku irembo rigana mu burasirazuba, mbona ikuzo ry'Imana ya Isiraheli rije rituruka mu burasirazuba, riza mu rusaku rumeze nk'imyoromo y'amazi magari, maze isi yose ibengerana ikuzo. Iryo bonekerwa ryari rimeze nk'iryo nigeze kubona igihe uhoraho aje gusenya umujyi, cyangwa iryo nari narabonye ku ruzi rwa Kebari. Ako kanya ngwa hasi nubamye. Nuko ikuzo ry'uhoraho ryinjira mu ngoro rinyuze mu irembo riteganye n'iburasirazuba. Umwuka unjyana ubwo unyinjiza mu gikari cy'imbere, maze mbona ikuzo ry'uhoraho ryuzuye mu ngoro. Numvaga uwamvugishaga ari mu ngoro, naho wa muntu akaba ahagaze iruhande rwanjye. Uhoraho arambwira ati, mwana w'umuntu, aha niho hagenewe intebe yanjye y'ubwami, ni nako kabaho nzajya nkandagizaho ibirenge byanjye. Nzatura mu Bayisiraheli rwagati iteka ryose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda n'abigishwa be, atabigisha amategeko n'abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero, bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebwe ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemereye ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azaba umugaragu wanyu, uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B, Yezu arigisha intumwa ze kwicisha bugufi. Ati, ntimugatume babita mwigisha, umubyeyi cyangwa umuyobozi, kuko ibyo byose ubikwiye wenyine ari Imana. Nyamara iyo Mana irarenga, ikatwizera, ikaturagiza ayo mabanga yayo akomeye, tukaba abayobozi, abigisha cyangwa ababyeyi. Buri wese arahita yibona muri rumwe muri uru rwego, yumve aho aherereye, yumve n'iryo banga
n'icyizere Imana yamugiriye. Uyu munsi rero Kristo aradusaba kudatesha agaciro icyo cyizere ngo tubikoreshe uko twishakiye cyangwa uko tubyumva, ahubwo aradusaba kubikoresha uko Imana yabiduhaye ibishaka. Pawulo mutagatifu mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 4 umurongo wa 7 ati, hari icyo ufite utahawe? Niba ari uko bimeze se, kuki wakwiratana icyo ufite cyangwa uri cyo, nk'aho utagihawe? Ese uwakugabiye akunyaze cyangwa akugabije uko wakoresheje iyo ngabire cyangwa impano yaguhaye, wasubiza iki? Umuntu w'iki gihe asigaye akora nk'aho ari we mugenga w'ubuzima. Hakabaho n'abakabye cyane bakumva ko bagenga ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi. Yezu mu ivanjiri ya none atuzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. Tujye duhora tuzirikana umwenda dufitiye Imana, umwenda w'ubuzima, ubwenge, ububyeyi, ubuyobozi, ubwigisha ndetse n'ibindi byinshi kandi byiza yatugabiye ku buntu. Bityo tumenye uko tubikoresha tubana n'abandi mu mahoro no kwicisha bugufi nk'uko Yezu yabisabaga abigishwa be. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.